أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم له الحمد مكان كل نعمة له علينا وعلى جميع عباده الماضين والباقين، عدد ما أحاط به علمه من جميع الأشياء، ومكان كل واحدة منها عددها أضعاف مضاعفة أبدا سرمدا إلى يوم القيامة. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. bavandimwe b'Abayisilamu, nyuma yo gushimira Imana no kwifuriza amahoro n'imigisha uwasozereje intumwa n'abahanuzi we nabe, ndabagira inama kandi nanjye ubwanjye ndiretse yo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala, kuko mu gutinya Allah subhanahu wa ta'ala niho hari intsinzi yacu. Twese tubaye hano kuri rosi, ariko dukora mu gipimo cy'urupfu, kandi niyo rurashe ntiruhushe. Rero icyo umuntu ukunda undi amugiramo inama ni ugutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Umuyobozi w'abemeramana Ali mwene Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, yaravuze ati, yatugiriye inama, aratubwira ati: ya ibadallah, yemwe bagaragu ba Allah, la atajabu fi aibi ahadin bidhunubihi cyangwa bidhanbihi. Umuyobozi w'abemeramana yaratubwira ati: yemwe bagaragu ba Allah, yewe mugaragu wa Allah, yewe kiremwa, yewe mwene Adamu, ntuzihutire kujya kuvuga inenge z'abandi kubw'ibyaha byabo. Ntuzihutire kubona umuntu yakoze icyaha ngo nurangiza uhita ukibonamo inenge, ibyo bitume ujya kumuvuga. Fada'allahu maghfurun lahu, kuko uyu muntu nubwo yakoze iki cyaha, wenda Imana yamubabariye. Uyu muntu yakoze icyaha, yakoze amarorero, ariko arangije arabimenya. Mu gihe wari uryamye, wallahi arabyuka asara tahajjud, arangije ashyira agahanga ke hasi mu rwego rwo kugaragariza Allah subhanahu wa ta'ala ko yicishije bugufi mu buryo bwose bushoboka. Arangije aririra Allah muri iryo joro usinziriye, arimo kumusaba imbabazi. Ariko nyuma y'ibyo ngibyo Allah aramubabarira, ariko nyuma y'ibyo ngibyo wowe warangiza ukajya kumuvuga. Allahu akbar. Imam akomeza avuga ati: wala ta'amanu ala nafsika saghira ma'asiyatin. Ibyo ngibyo, ayo marorerwa wakoze, na rimwe ntuzegere wibara ko ari ikintu gitoya wakoze. Wallahi icyo ni ikintu kinini wakoze, ni ikintu gihambaye mu bubi wakoze cyo kujya kuvuga inenge ya mugenzi wawe, kandi wenda Imana yamubabariye. Ntuzumve ko icyo ari ikintu gisanzwe, ntuzumve ko icyo ari ikintu gitoya. fala'allaka mu'adhibun alayhi, kuko icyo kintu wakoze gishobora kuba cyakuzanira umuvumo, gishobora kuba
cyatuma ibyago n'ibizazane bikugeraho. Imam akomeza avuga ati falyakfuf man alima minkum aiba ghayrihi lima ya'lamu min aibi nafsihi. Imam akomeza arimo kuvuga ati nuzabona inenge kuri mugenzi wawe, aho kugira ngo uzihutire ujya kuyivuga, uzabanze wirebe ko ureba izo nenge zawe. Numara kubona izo nenge zawe zizatuma utajya kuvugiza abandi. Akomeza avuga ati waliyakun shukra shahiran lahu ala ma fatahu mimma tuliya bihi ghayru. Ati ahubwo no mu gihe muzamubonye inenge kuri bagenzi banyu, ukabona iyo nenge utayifite, aho ngaho uzashimire Imana ko udafite iyo nenge. Ari nayo mpamvu Imana ivuga iti wala in shakartum la azidannakum, nimunshimira nzabongeza. Wowe nubona inenge kuri bagenzi bawe, aho kugira ngo wigute ujya kuyivuga, ujya kumwandagaza, ujya kumusebya umuntu ufite wilaya ya Ali ibn Abi Talib, wallahi ukajya kumusebya, ukajya kumwandika igisebo, icyo ni ikintu gihambaye. Ahubwo umunsi wamubonyeho inenge uzashimira Imana. Uzabona iyo nenge utayifite, uzashimira Imana, kandi nushimira Imana, Imana izakurinda iyo nenge. Intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, yaravuze ati al-husnu al-islami al-mar'u taraka mimma la ya'nihi. Ubuyisilamu bwiza bw'umuntu ni ukureka bya bindi bitamureba. Bavandimwe b'Isilamu, ku munsi w'imperuka ntabwo uzabazwa ibyanjye, kandi nanjye sinzabazwa ibyawe. Nta nubwo uzabazwa iby'abandi, wowe uzabazwa ibyawe. Iby'abandi urabishaka biki? Iby'abandi urabishaka biki? Nibye niwe uzabyibarizwa. Niwe uzi aho ahurira n'Imana ye, niwe uzi uko abanye n'Imana ye. Wowe urajya kureba iby'abandi ubishaka biki? Icyo umuntu muzima yagakwiriye gukora, ari nacyo Imam Ali alayhi salam yavugaga, ni uko ugomba kumenya ibyawe. Aho kugira ngo uvuge uti shehe kanaka, umuvandimwe kanaka, umuvandimwe kanaka ni kuriya na kuriya na kuriya, ahubwo wowe igarukeho uti ese ko Imana yantegetse amasengesho 5 ku munsi, mu gitondo nize nsare, ese ko abayimamu batumye tuzabere umutako mu buzima tubaye hano ku isi, ese mbaniye abaturanyi gute? Ese ko hari icyo Imana yamfashije? Ko hari icyo Imana yamfashije? Ese nje hari icyo mfasha abandi? Aho ngaho numara kureba kuri wowe, aho ngaho nibwo uzareba izi nyema zose Allah subhanahu wa ta'ala yaduhaye. Nibwo uzabona ko ufite irema z'amaso, nibwo uzabona ko ufite isura nziza, nibwo uzabona kugenda neza mu gihe abandi bagendera mu tugare, nibwo uzabona ko ufite ubuzima bwiza abandi bari aho barimo bataka cyangwa baniha. Aho ngaho niho uzahita uvuga uti zalamtu nafsi. Aho ngaho uzahita uvuga uti nahuguje umutima wanjye, kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala yamaye zino nema kugira ngo nzikoreshe neza, ariko ntabwo urimo kuzikoresha neza. Aho ngaho nibwo uzigarukaho, aho ngaho nibwo uzabasha kubona ya zalamtu nafsi, aho ngaho nibwo uzabona ko wahuje umutima wawe. Ariko nujya kureba iby'abandi bizakwibagiza ibyawe, noneho umutima ugende upfe, nugere naho noneho uzajya usigara ureba iby'abandi, wowe ibyawe warabyibagiwe, ku buryo utazanabona ya zalamtu nafsi, ku buryo utazanabona ko wahuje umutima wawe. Umutima ugende upfe, ugende usigare ubona iby'abandi, utazabazwa ibyawe, ubyibagiwe, kandi aribyo uzabazwa. Reka ibyombo, bavandimwe b'Isilamu, icyo gihe uzabona ko Imana yaguhaye, 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 icyo gihe uzabona ko Imana yaguha
imana muri Qur'an yakoresheje ijambo wayiru inshuro 3 muri Qur'an yose. Wayiru kubera ko mu kinyarwanda nta busobanuro dufite twa rino jambo turavuga ngo duti ibyago bihambaye, ariko abayimangu bayegurirwa kuko basobanuraga rino jambo wayiru baravuze bati wayiru ni umwe mu myobo ya jahannama, bati umwobo ukomeye, umwobo urimo ibyago n'ibizazane bikomeye cyane muri jahannama, umwobo witwa wayiru. Wayiru imana yarikoresheje wayiru lil musallin, irongera iraza iti wayiru lil mutaffifin. Ubwa gatatu iraza iravuga iti wayiru likulli humazatin lumaza. Uyu mwobo muri jahannama, uyu mwobo ukarishye kurusha iyindi yose, uri kuri ba bandi bagenda bavuga basebya bagenzi babo. Iri jambo wayiru ntabwo umuntu yabisobanura mu buryo ko bimeze, gusa ni wo mwobo uhambaye unakaje cyane muri jahannama. Rero ahangaha Imana yaravuze iti wa muntu ujya kuvuga abandi abasebya ari kumwe n'uyu mwobo, n'uwo muri uyu mwobo. Ari nayo mpamvu Imam Ali salawatullahi wasalamu alayhi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad yaravuze ati aqabu nnasi man kana bi'aybihi basira. Aqabu nnas man kana bi'aybihi basira. Umunyabwenge mu bantu, umunyabwenge, umuntu ufite ubwenge kurusha abandi bose, ni wa wundi umenya inenge ze. Akomeza avuga ati wa ana ghayrihi dhalilan, yagera ku ntege z'abandi akaba impumyi. Umunyabwenge kurusha abandi bose mu bantu ni wa wundi umenya inenge ze, yagera ku ntege z'abandi akaba impumyi. Rero bavandimwe n'Imana muri Qur'an yaravuze iti wala taziru waziratun wizra ukhra. Umunsi w'imperuka ntawe uzabazwa iby'abandi, nta n'uzikorera iby'abandi, buri wese azabazwa ibye. Iby'abandi bibarekere, nibo n'Imana yabo, uzabazwa ibyabo, cungana n'izamu ryawe. wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. وحبيبته زهراء المرضية عليه السلام
اللهم صل على محمد وآل محمد. والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليهما. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلي بن الحسين سيد العالمين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومحمد بن علي الباقر عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. وجعفر بن محمد الصادق عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. وموسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلي بن موسى الرضا عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومحمد بن علي الجواد عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلي بن محمد الهاد عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والحسن بن علي العسكري عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Magarabu ba Allah nyuma yo gushimira Imana no gusabira imigisha intumwa yo n'abayo, ndabagira inama kandi nanjye ubwanjye ndetse yo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Inama nziza yagirwa umuntu ni inama yo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Twese turi hano ku isi, ariko nk'uko nabikomojeho turi mu gipimo cy'urupfu, kandi iyo rurashe ntiruhushe. Twese turi abakandida b'urupfu. None hatabayeho gutinya Imana, ugiye waba ugiye Imana ihaturi. Intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Muri hadith izwi ibe muri madhehebu ya Shia no mu zindi madhehebu za Ahlussunna wal Jamaa, hadisi izwi cyane aho intumwa y'Imana yavuze iti innal ulama warithatul anbiya, iti abamenyi ni abazungura intumwa n'abahanuzi. Icyatumye abo bamenyi abazungura cyangwa abasimbura b'intumwa n'abahanuzi ni ubumenyi. Ubumenyi nicyo kintu gituma waba umusimbura w'intumwa. Tugendeye kuri icyo, kabone n'ubwo intumwa y'Imana iyo itaza guhagarika abantu bagira ubu, cyangwa ngo ibe yaravuze hadisi zivuga ko Ali mwene Abi Talib ari umusimbura nyuma y'intumwa y'Imana, iyi hadisi ubwo yari ihagije ko Ali yari kuba umusimbura w'intumwa y'Imana, kuko niwe wari umumenyi kurusha abandi bose. Ali niwe wari umumenyi kurusha abandi bose kuri icyo gihe. Ibyo byari kumugira umusimbura w'intumwa y'Imana, kabone n'ubwo intumwa y'Imana itagira icyo ivuga, kandi yaranakibuze ube ahagira ubu. Imam Ali salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yewe muntu wenyine we n'urubyaro rwe abayimana wavuze ati saluni qabla an tafqaduni, ati nimumbaze mbere y'uko mumbura. Ubwo yavugaga ibi ngibi yari mu musigiti wa Kufa. Kuri icyo gihe abantu bamubajije ibibazo byinshi, ariko muri sosiyete zose tubayemo hariho abantu batita ku bintu, bafata ibintu akaba birimo ariko nabo ubwo atabiha agaciro.
amwe mu bantu arangije aramubwira ati ya amirul mu'minin, ndashaka subuze ngo tukubaze, ndashaka ngo umubwire umubare w'imisatsi yanjye n'ubwanwa byanjye. Birangira uko byarangiye bitewe n'igihe. Haza umugabo witwaga Al-Ash'ath bin Qais, arangije ati ya amirul mu'minin, yewe amirul mu'minin, yewe muyobozi w'abemeramana, ni ukubera iki dufata jizya, cyangwa ni ukubera iki dufata imisoro y'abamajusi kandi ari abakafiri? Imam arangije aramubwira ati ya sheikh, ya Ash'ath, yewe Ash'ath mwene Qais, abamajusi impamvu tubafataho imisoro, bahoze bafite igitabo, banafite intumwa. Mu gihe bari bafite intumwa, hari hariho umwami. Uwo mwami yaragiye, yari afite umwana mwiza w'umukobwa, areba umwana we w'umukobwa aramwegereza mu busaswa. Bacegeranye, abaja aho ngaho bahora bibonye, bavugije induru, abantu bose barakuye. Umwami yumva hanze byakaze, hari imbaga y'abantu. Barangije bati ugomba gusohoka ahangaha tukamukorera hano, tukamuha ikigukwiriye uko amategeko yacu abigenga, uko amategeko yavuye ku Mana abigenga. Uwo mwami arangije arababwira ati umuntu mwiza Imana yaremye bwa mbere si nabi Adamu. Abari aho ngaho abibwe mu nzu batanze, abari aho ngaho batuye ibyo Adamu ni ikiremwa cyiza cya Allah kandi n'intumwa. Arangije arababwira none se ntabwo muzi ko abana be b'abahungu bashakanye n'abana be b'abakobwa? Abo bantu batabizi uko ari cyo. Arangije niba Adamu yari ikiremwa cyiza cy'Imana, akaba yari n'intumwa, abana be bakaba barashyingiranywe, mugabo mubaye agataciye nk'amabere, ngiye kuba negeranye n'umwana wanjye w'umukobwa, ubwo ngubwo murabona ibyo ngibyo byabihuriye he? Abo ngabo barangije bajya bavuga atuze uko ari cyo, bati rwose mwami tubabarire. Buri wese asubira mu kiyaranyo. Bakimara gukora ibyo ngibyo, nibwo Imana yahise ibaka cya gitabo, inabakuramo ya ntumwa, irangije irabavuma, basigara ari abakafiri. Ibi bishatse kuvuga iki? Twese turi mu kuri, dufite shahadatayn, dufite shahada ebyiri. Nk'uko uriya mwami n'abantu be nabo bari mu kuri kubera ko bari bafite igitabo, banafite n'intumwa, ariko kubera gukunda iraha ry'isi n'iby'isi, Imana yabamburiye wa mwambaro w'ukuri. Rero niba bariya bari mu kuri, bari bafite igitabo, banafite n'intumwa, kubera gukunda iby'isi no kurarikira iby'isi no gukundira iby'isi, Imana ikabambura kwa kuri. Twe n'iki kitubwira ko Imana itatwambura mu mwambaro? N'iki kitubwira ko Imana itatwambura mu mwambaro? Igihe cyose wamenye ukuri, ukagufata ukagushyira hasi ukagukandagira, nta gaciro uguhaye, nyirako aba ashobora kuza akagufata kubera ko we aba azi agaciro kawe. Twe rero niba tuvuga ngo turi mu kuri, ni ukuri kw'Imana, tureke iraha ry'isi, tureke kuvuga intege za bagenzi bacu, kubera ko ntabwo tuzabazwa iby'abandi, tuzabazwa ibyacu twebwe. Sinzabazwa ibyawe, nawe ntuzabazwa ibyanjye, kandi ntuzabazwa iby'abandi. Ibyo abantu babishaka gusa warebye ibyawe, ibyo ari byo, iyo niyo nzira ishoboka bizatuma tugumana uyu mwambaro. Rero Abayisilamu, reka dusabe Imana ko yaduha umutima
wo guhora tureba intege zacu tukareka iz'abandi. Amen. Kandi dusaba Imana ko mu gihe izabona tugiye gutandukira, tugiye kureba intege z'abandi zituganisha ku bicumuro, ko yazadukebura, yazaduha wa mutima utwibutsa. Amen. Kandi dusaba Imana ko yazura imitima yacu yapfuye kubera kwita ku by'abandi. Amen. Kandi dusaba Imana ko yazajya ihora itwumvisha ko twahuguje imitima yacu. Amen. Kandi dusaba Imana ko yafasha abayisilamu n'abayisilamukazi aho bari bose ku isi, abazima n'abapfuye. Kandi dusaba Imana ko yakorohereza ibibazo dufite. Kandi nanone dusaba Imana ko mu gihe izabona ko itatwishimiye ntizadukure muri buno buzima. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والسلام عليكم ورحمة الله